mu rugendo rwa sinema hari filimi ziza zigakora amateka, yewe hakaba n'iziza zikanyura bucece ariko zigasigira abakunzi bazo isomo rikomeye cyane. None se byagenze bite ngo tubone filimi y'ubugambanyi, uburiganya, kwihorera ariko kandi irimo n'umukinnyi uzwiho imirwano idasanzwe? Uyu munsi tugiye gusesengura filimi yitwa Park yakinwe 2013. Iyi filimi idasanzwe irinjiza Jason Statham mu mwambaro wa Park, umugabo utajya ucibwa intege, wihorera ku buryo bwe kandi ugira amahirwe atangaje. Ese iyi filime yitwa ite mu mateka ya sinema? Yakiriwe ite n'abafana? N'uruhe ruhare rwa Jason Statham yayigizemo? Nimwicare rero neza turebere hamwe uko Park yabaye filimi yihariye igatera impaka mu bakunzi ba sinema. Ati gute none Mutama Dukwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe uhaye ikaze mu kiganiro cya none. Nanone kandi muhaye ikaze kuri Kwizera Rwanda Official. Turatangiye. Filime Park yasohotse mu mwaka wa 2013, ikaba ari filime yo mu bwoko bwa crime thriller yashingiye ku gitabo Flash Fire cy'umwanditsi Donald Westlake cyasohotse mu mwaka wa 2000. Iyi filime yayobowe na Taylor Hackford uzwi cyane mu kuyobora filimi nka Ray yakinwe 2004 ivuga ku buzima bwa Ray Charles, na filime The Devil's Advocate yakinwe mu mwaka wa 1997. Filime The Park ikurikira inkuru y'umugabo witwa Park uba ukora ibikorwa byo kwiba ariko akaba afite amahame yihariye. Park aba ari umugabo w'umunyamayeri cyane kandi ufite amahame ye adacogora. Nta gihe yigeze yica umuntu udakwiriye gupfa, agendera ku ndangagaciro ze z'ubunyamwuga. Mu ntangiriro ya filime Park yifatanya n'itsinda ry'amabandi kugira ngo bajye kwiba muri Ohio. Iryo tsinda rigizwe na Miranda cyangwa se Michael Chiklis, Carlson, Ross na Hardwick cyangwa se Mika Hauptman. Nyamara rero nyuma yo kwiba amafaranga menshi mu imurikagurisha, Park ahita ashaka guhabwa umwihariko we ku mafaranga yibwe. Nyamara abandi bafatanyije batangira kumufatiraho umwanzuro bonyine, maze bashaka kumwica kugira ngo basige inyuma umuhamya umwe. Baramurasa nyamara kugira ngo apfe, ariko Park cyangwa se Jason Statham bikarangira arokotse. Akimara gukira, Park ahita afata icyemezo cyo guhiga itsinda ryamugambaniye akoresheje amayeri yo kwihisha mu baturage no guhinduka undi muntu. Filime igaruka cyane ku mujyi wa Palm Beach, Florida, aho Park ajya kwihisha no gukomeza umugambi we wo kwihorera. Ni umujyi w'abakire, aho abaherwe bagenda bagira ubutunzi bwinshi, bigatuma haza ubujura butandukanye. Ubusesenguzi bwa filime Park ni filime y'ibikorwa action thriller ariko ifite umwihariko mu miterere yayo. Ati gute none gufata umwanya mu gutegura igikorwa. Uyu ni umwihariko usanzwe wagaragaye no mu zindi filimi nka Ocean's 11 na Italian Job. Guharanira ubutabera bwihariye. Park ntabwo ari umuntu mwiza, ariko abafite uburenganzira bwe bwo guhabwa umugabane we, bityo bigatuma abantu bamwe bamushyigikira. Ubwitange mu gukomeza umugambi, abatera intambwe izamugeza ku cyo ashaka, ndetse bafite no kwihangana kudasanzwe. Amasomo ava muri iyi filimi rero: ubwenge ni ingenzi kurusha imbaraga. Byagenze gute? Park aba akomeye ku mahame ye kandi agakoresha ubwenge aho gukoresha imbaraga gusa. Kutizera buri wese. Kugambanirwa ni ibintu bikunze kugaragara mu buzima, ndetse cyane mu basahura no mu barwana ku butunzi. Tukira turebe n'uruhare rwa Jason Statham muri iyi filimi Park. Ibiranga uruhare rwe nk'umukinnyi mukuru. Jason Statham cyangwa se Transporter nk'uko abantu benshi bakunze kumwita, niwe ukina ari umukinnyi mukuru nyine witwa Park. Uyu mugabo asanzwe azwi cyane mu mafilime akomeye y'ibikorwa nka Crank, Transporter, The Mechanic, The Expendables, Fast and Furious, nk'uwitwa Deckard Shaw. Uruhare rwe nka Park rumugaragaza nk'umujura w'umunyamayeri ufite intego kandi udatinya kujya mu bikorwa bikomeye. Uburyo yitwaye muri filime, Jason Statham yagize uruhare runini mu kwemeza abakunzi ba filime y'ibikorwa. Muri Park agaragaza ubuhanga mu kurwana. Mu mirwano, Park akoresha imbaraga n'imirwano yo kungufu mu buryo bwemewe kandi butunguranye. Ubwenge n'amayeri. Muri iyi filime Jason Statham nta kintu na kimwe akora ahubutse, ahubwo ibintu byose arabyitondera. Gukoresha imbunda n'ibikoresho.
nubwo adakunda gukoresha imbunda cyane iyo bigenze nabi arayikoresha kandi neza. Ubushobozi bwa Statham nyine muri filime nk'iyi. Jason Statham ni umukinnyi uzwiho gukina filimi z'ibikorwa nta mukinnyi wundi umusimbura mu mirwano. Ibyo bikaba byaratumye filime Park igira imbaraga. Iyi filime Park ni imwe mu mafilime meza ya Jason Statham. Ikaba filime ifite ibisobanuro byimbitse ku bijyanye n'ubunyamwuga bw'abajura ndetse n'inzira zo kwihorera zitari ukwisuka gusa mu mirwano. Ni filime yerekana uko umuntu ashobora gukoresha ubwenge, amahame ye ndetse n'ubushobozi kugira ngo agere ku ntego ze. Jason Statham yigaragayemo neza nk'umukinnyi w'umuhanga mu bikorwa bikomeye, yongera kugaragaza ko ari umwe mu bakinnyi b'abahanga mu mafilimi y'ibikorwa action movies. Noneho rero nimunyemere twerekeze ku mbogamizi filime Park yahuye nazo mu ikorwa ryayo. Ati gute none? Filime Park yakinwe 2013. Iyi filime yayobowe na Taylor Hackford kandi gakinwamo na Jason Statham nk'umukinnyi mukuru. Ni imwe mu mafilime yashingiwe ku gitabo cya Flash Fire cyanditswe na Donald Westlake. Nubwo iyi filime yari ifite inkuru ikomeye ndetse ikinwamo n'umwe mu bakinnyi ba filime z'ibikorwa bakunzwe cyane, yahuye n'imbogamizi zitandukanye kuva mu kuyitegura, mu gufata amashusho no kuyamamaza. Imbogamizi ya mbere, imbogamizi mu gushyira imishinga mu bikorwa. Filime Park yashingiye ku gitabo Flash Fire cyo muri 2000. Kimwe mu bikubiye mu ruhererekane rwa Park rwanditswe na Donald Westlake uzwi nka Richard Stark. Park ni umwe mu bantu bakomeye mu mateka y'ibitabo bya crime fiction, ndetse hari hashize imyaka myinshi andi mafilime ashingiye kuri uyu mugabo asohotse. Flash Fire sicyo gitabo cyari gikunzwe kurusha ibindi muri urwo rukurikirane. Gutoranya igitabo cyari gikwiriye byasabye igihe kinini, kuko abategura filimi bagombaga guhitamo inkuru ihuje n'igihe tugezemo ndetse n'ibitekerezo by'abareba filimi z'ubu. Abategura filimi rero bashakaga umuntu ufite imbaraga, amayeri kandi ubasha gukina imirwano y'ukuri. Jason Statham ni umwe mu bakinnyi bari bafite ibyo byose, ariko hari abantu bamwe batari bemeye neza ko ari we ukwiye gukina Park. Mu gitabo, Park ni umusore utuje cyane, utavuga byinshi ariko ufite ubwenge bwo hejuru. Naho Jason Statham nubwo afite imbaraga, asanzwe azwiho gukina nk'umukinnyi uvuga make ariko akagira urugomo rwinshi. Ibi bikaba bitari bihuye neza nuko Park uri mu gitabo ameze. Bamwe mu bakunzi b'igitabo bifuzaga ko uyu mukinnyi yashyirwa mu yindi sura, bagahitamo umukinnyi udasanzwe agaragara muri filimi z'imirwano. Icya kabiri ni imbogamizi mu ifatwa ry'amashusho. Filime Park yafatiwe amashusho ahantu hanini muri Palm Beach, Florida, ahantu hazwi cyane ku bukire bw'abaturage baho. Kugira ngo rero babone uruhushya rwo gufata amashusho mu duce tw'abaherwe byasabye igihe kinini, kuko Palm Beach ari agace kanakomeye mu by'umutekano karinzwe cyane. Kubera ko habayeho imihindagurikire y'ikirere, rimwe na rimwe byasabaga guhagarika gufata amashusho kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ritangiza continuité cyangwa se urukurikirane rw'amashusho. Bamwe mu baturage barwanyije igikorwa cyo gufata amashusho hafi y'imitungo yabo, kuko batashakaga ko filimi y'ibikorwa ikorerwa hafi y'inzu zabo. Filime Park irimo imirwano myinshi kandi Jason Statham asanzwe akina imirwano y'ubwe nta mukinnyi umusimbura. Mu mirwano imwe Jason Statham yagize ibikomere, ibi bituma gukomeza gufata amashusho bihagarara mu minsi mike. Nyamara rero hari ahandi bagombaga gukoresha ibikorwa by'umutekano kugira ngo hatagira abakomeretswa, ariko rero ibi bikabangamira realism ya filime cyangwa se ukuri kwa filime. Mu gutegura filime hari ibice by'inkuru byabaye ngombwa ko bihindurwa kugira ngo bijyane neza n'imiterere y'amafilime y'igihe tugezemo. Inkuru y'igitabo rero ntabwo yashoboraga gushyirwa mu mafilime uko yakabaye. Ibi byasabaga guhindura ibintu bimwe na bimwe, bikaba byaragize ingaruka ku buryo bamwe mu bafana b'igitabo batishimiye uko iyi filime yagenze. Umwanya wa Leslie Rogers, role ya Jennifer Lopez, wakizwe munini kugira ngo filime igire romance cyangwa se izagira igikundiro, ariko ibi byatumye bamwe bibaza niba byari bikwiye kuri Park. Cya gatatu ni imbogamizi mu kuyamamaza no mu kwakira filime. Ubwo filime yamamazwaga, Jennifer Lopez yashyizwe imbere cyane mu matangazo ndetse bamwe bakeka ko ari we mukinnyi wa filime. Nyamara rero nubwo Jennifer Lopez ari umunyamuziki w'icyamamare,
benshi ntibabonaga impamvu yakina muri iyi filime. Hari impungenge ko izina rye ritari gukurura abafana ba filimi z'ibikorwa kuko Lopez azwi cyane mu mafilime y'urukundo cyangwa aya komedi. Iyi filimi rero ubwo yasohokaga, Jennifer Lopez yari amaze igihe atagaragara cyane muri sinema, bityo bamwe mu bakunzi ba filime ntibamushyiraga amakenga. Ikindi, bamwe mu basomyi b'igitabo Flash Fire ntibishimiye uburyo inkuru yanditswe muri iyi filime. Park wo mu gitabo ni umuntu uba wihariye cyane mu mitekerereze ye no mu mico ye, ariko rero filime yanamugaragaje nk'umuntu ushobora gusa na ba Jason Statham mu buzima busanzwe. Iyi filimi rero nubwo yari filimi ifite inkuru ikomeye, yahuye n'imbogamizi zitandukanye mu isoko rya sinema ndetse yewe ni mu bakunzi bayo. Iki gice tugezemo kigiye gusesengura uko iyi filimi yakiriwe n'abafana ba sinema n'ukuntu abasesenguzi ba filimi bayibonye ndetse n'ingaruka ibi byagize ku musaruro wayo. Filimi Park yagize igikundiro giciriritse mu bafana ba sinema bakunda crime thriller n'amafilimi y'ibikorwa. Bamwe mu bakunzi b'uyu mujyi wa sinema bishimiye ibintu bimwe na bimwe muri iyi filimi. Jason Statham nk'umukinnyi wa filime z'imirwano. Bamwe bavuze ko iyi filime yashimishije abifuza kureba Jason Statham mu mirwano ya hafi, hand to hand combat, ibikorwa bishingiye ku mayeri aho kuba gusa ubushyamirane. Uruhare rwa Park rugaragaza uburyo yihangana mu gutegura igikorwa aho gukoresha imbaraga gusa. Gufata amashusho meza muri Palm Beach, ahantu heza hafatiwe amashusho rero h'iyi filime, hashimwe cyane n'abarebye iyi filime kuko hatumye igira isura nziza. Ibibazo abafana bagaragaje nubwo hari ibyo bashimye, hari ibindi byababaje abafana ba sinema. Bamwe rero mu bafana ba sinema babonye ko storyline y'iyi filime yari isanzwe cyane ugereranyije n'izindi crime thrillers zabanje. Ikindi, bamwe mu bafana ba filime za Jason Statham bari bamenyereye filime zifite imirwano myinshi nka The Transporter na Cranky, ariko Park ifite inkuru ishingiye ku mitekerereze no kwihangana. Uruhare rwa Jennifer Lopez rwabaye ruto. Ati gute none? Kubera ko Jennifer Lopez yari yamamajwe cyane mu matangazo y'iyi filime, abafana bamwe batekereje ko azaba afite uruhare runini cyane. Nyamara muri iyi filime ntiyari afite agaciro kangana nk'aka Jason Statham cyangwa se Park yari afite. Iyi filime rero Park yahawe amanota make n'abasesenguzi ba filime. Ku rubuga Rotten Tomatoes iyi filime yagize amanota 41%, naho kuri Metacritic igira 42%. Bivuze ko yakiriwe mu buryo buringaniye ariko budashimishije cyane. Ibintu abasesenguzi bashimye: Jason Statham nk'umukinnyi ukwiye uyu mwanya nubwo iyi nkuru itatunganyije neza. Abasesenguzi bemeza ko Statham ari umukinnyi wihagazeho ufite imbaraga n'uburambe mu gukina filimi z'imirwano. Uburyo filimi itunganyije ku bijyanye n'ifoto cyangwa se icyo twita cinematography, iyi filime yagaragaye neza cyane kuko yakorewe ahantu hari amashusho y'ubwiza. Imibare nuko iyi filimi yitwaye mu isoko umusaruro w'ubucuruzi. Iyi filimi rero bakubwira ko yari ifite ingengo y'imari ya miliyoni 35 z'amadolari, ariko ikaba yarinjije gusa miliyoni 46,200 z'amadolari ku isi yose. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi filimi yinjije miliyoni 17,600 gusa z'amadolari. Bivuze ko itashoboye gukurura abakunzi benshi nk'uko byari byitezwe. Ku rwego mpuzamahanga iyi filimi ntiyitwaye nabi cyane, ariko ntiyigeze irenga umusaruro wa hit movies zikorwa na Jason Statham. Yewe iruko ishoje Mutama ni Kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe. Ramutse ufite igitekerezo, inyunganizi mu biganiro dukora, amarembo aruguruye. Hano rero nk'ibisanzwe turi kuri Kwizera Rwanda Official. Ikambabwire nti Imana nibande biri cyoroshye. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Bye bye.